Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira uko bukeye uko bwije. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose, mukomeze mugubwe neza. Ushobora kuba utameze neza, ariko reka nkubwire ngo none haruta ejo. Ikindi kandi reka nkubwire ngo ihangane. Ijambo riravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Tubifurije rero ikaze muri kiganiro, ndetse tubifuriza ishya n'ihirwe aho uri hose. Niba ari ku manywa, reka nkubwire ngo ugire amanywa meza. Niba ari nijoro, reka nkubwire ngo ugire ijoro ryiza. Kandi niba ari no mu gitondo, reka nkubwire ngo ugire igitondo cyiza. Njye nitwa Porofete Mazimaka. Kenshi dukunda kuganira ijambo ry'Imana, tukaganira iby'ubugingo, tukaganira icyo Imana ivuga. Turabashimiye kandi ko mudahwema kudukurikira uko bukeye ndetse nuko bwije. Urukundo mudahwema kutugaragariza, Imana ijya ibaha umugisha kandi yagure imbago zanyu. Reka dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Uri Imana y'imbaraga nyinshi kandi y'ubutware, uri Imana y'icyubahiro. Turakunezerewe kuko uri ibyiringiro byacu, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Ingoma yawe niyogere, n'iy'abana b'abantu yarogeye, mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro, ineza y'Imana nikomeze kumubaho, kandi utabare ubwoko bwawe, utabare abana bawe, utabare ababyeyi, utabare abagabo, ndetse nsengera n'abantu batarabona minervari kugira ngo abana bajye kwiga. Sengera abafite amadeni kugira ngo ubishyurire. Sengera mwami ababuze ay'ubukode kugira ngo nabo bagirire neza. Abari mu bihugu bitandukanye, turabizi ko nta ibibazo bitaba, ariko ukuboko kwawe kugere ku bantu bose, ineza yawe ikomeze kubagaragaraho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, kandi ineza y'Imana ntikabure ku buzima bwawe, wewe udukurikira uko bukeye uko bwije. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli, hanyuma tuganire twumve icyo Imana ituvugaho. Reka dusome igice cya 37, dusome ku murongo waho wa mbere. Titire y'ijambo iravuze ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Hanyuma ku murongo wa mbere havuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa kabiri, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye gatatu rwose, yari yarumye rwose gatatu. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Kane, arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa mwe, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Gatanu, uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Gatandatu, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho. Amen. Ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo rifite intego ivuga ngo kubaho biracyashoboka. Ijambo rifite intego ivuga ngo kubaho biracyashoboka. Imana igufitiye umugambi mwiza. Hanyuma uyu ni umuhanuzi witwa Ezekiyeli. Bibiliya ivuga Imana yamusanze iramuganiza mu nzozi, asohoka ari mu mwuka. Imana ikora ikintu gikomeye, iramubwira ngo
iramubaza iramubwira ngo biravuze ngo yamusohoye ari mu mwuka amwereka ikibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, kandi aya magufwa ngo yari yumye nta buzima nta mibereho, amagufa yari yarumye. Hanyuma ngo aramubwira ngo ese mwana w'umuntu we, aya magufwa urabona yakongera akabaho? Biriya yatubwiye ngo aramusubiza ati niwe ubizi ko aya magufwa yabaho mwami wanjye. Hanyuma ndashaka kubaha itangazo. Uyu munsi tuvugana hari abantu Imana irimo ireba mu kibaya, ikareba mu kibaya cy'ubusambanyi, ikabarebera mu kibaya cy'ubujura, ikabarebera mu kibaya cy'amanyanga, ikabarebera mu kibaya cy'ubusinzi, ikabarebera mu kibaya kitari cyiza. Ariko biriya yatubwiye ngo mbese aya magufwa yakongera kubaho. Hanyuma Ezekiyeli ngo ayinjira mu mwuka w'ubuhanuzi nk'uko yari arimo ategekwa n'umwuka wera. Aramubwira ngo aya magufwa kugira ngo abeho niwe ubizi. Aravuga ngo ngaho hanura rero, hanura. Ngo arangije yinjira mu mwuka w'ubuhanuzi. Imana iravuga ngo aya magufwa ngiye kongeranya remere ubuzima yongere abeho. Ndakwifuriza muri uyu mwaka yuko Imana yakuremera ubuzima ukongera ukabaho, ukongera ugasubirana imibereho yawe wahoranye, haba mu mwuka ndetse no mu mubiri. Ibyo bintu byombi biragendana, mu mwuka mu mubiri. Gusenga no gukora ni ibintu bigendana. Arangije iramubwira ngo hanurira aya magufwa. Ngo arangije arayahanuriye ko Imana yari imaze kuvuga ngo aya magufwa ngiye kuyashyiramo umwuka wanjye, nyatwikiriza uruhu, nyashyireho inyama, yongera abeho. Haleluya! Imana ishimwe. Ndagira ngo Imana igushyiremo umwuka wayo, Imana igushyireho umwuka wera, Imana igushyireho inyama, igutwikiriza uruhu. Iyo Imana yagutwikiriye nta muntu ubasha kukunyuzamo ijisho. Iyo Imana yagutwikiriye nta muntu ushaka kugufata uko yiboneye. Iyo Imana yagutwikiriye muri karitsiye barabimenya. Iyo Imana yagutwikiriye abantu bose bamenya ko hari Imana mu ijuru. Iyo Imana yagutwikiriye ijuru rikwitaho. Marayika yavuga ngo aya magufa ndayatwikirizaho uruhu, nyashyiremo umwuka wanjye, hanyuma nayo abone kubaho. Haracyari ubuzima, haracyari ubuzima bwo kubaho, haracyari ubuzima bwo kuba wabana n'Imana. Kuba ufite ibibazo ntabwo bivuga ko Imana yagutaye. Kuba urimo urageragezwa ntabwo bivuga ko Imana yagutaye. Oya, Imana iracyari mu ruhande rwawe. Ahubwo ufashe uwuhe mwanzuro? Ni ikihe cyemezo ufashe ko Imana igufitiye umugambi mwiza? Imana irashaka kuganira nawe. Imana yagushaka iruhande rwayo. Nubwo urimo ugaragara nk'amagufa yumye, ukaba urimo ugaragara nk'umuntu udafite icyerekezo, ariko hari ibyiringiro by'uko ubuzima bwawe bwakongera bukagaruka, ukongera ukabaho, ugasubira mu kazi nk'uko byahoze, abana bawe bakakwiyumvamo. Dore Imana inganiriza yarambwiye ngo Satani yateje abana kwanga ababyeyi, Satani ateza ababyeyi kwanga abana babo. Nubwo ari kibi ariko ni kibi cyawe. Nkoresheje iryo jambo munyihanganire, bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyaye ikibi irakirigata. Rero wari urimo ugaragara nk'amagufa yumye. Kuba ugaragara nk'amagufa yumye kandi hakiri ibyiringiro byo kubaho, Imana igufitiye umugambi mwiza. Imana igufitiye kubaho, Imana igufitiye ubuzima, Imana igufitiye icyerekezo. Hari ibintu Imana yakora ukagubwa neza. Amagufa yumye akajyaho inyama, akajyaho uruhu, hakajyaho umwuka, ubuzima bwawe bugakomeza. Rero nakubwiraga ngo wewe wumvaga nawe uri muri iki cyiciro cy'amagufa yumye, hari ukuntu umuntu apfa. Kandi reka mbabwire, muzabage na CHK no ku yandi mavuriro akomeye murebe. Buriya iyo umuntu arwaye mu rwego rwo gupfa, apfa yumva gake gake, akagenda nyengetera gake gake kugeza umwuka ushize, kugeza ubwo akureba ariko akaba nta kintu yakubwira. Narebabwiye ubushize, buriya iyo ushaka kwiga ishuri rikomeye, uragenda ugasura ahantu hatatu. Uragenda ugasura ku irimbi, aho umuntu aturana n'umwanzi we ntamenye ko baturanye, aho umuntu aturana n'inshuti ye ntamenye ko bari kumwe, kandi bahana imbibi bari kumwe mu kibanza kimwe. Rero nakubwiraga ngo
amagufa yumye Imana igiye kuyatera inyama muri uyu mwaka. Ifite umugambi Imana yo kuguteraho amagufa, yo kukugaruriraho inyama, yo kugushyiramo umwuka wera, yo kugutwikiriza uruhu. Ibyawe byari byarapfuye, Imana nigutwikira birazuka. Inshuti zari zaragiye, Imana nigutwikira ziragaruka. Hari ibintu byinshi byagiye bikuvaho, ariko Imana ifite umugambi mwiza wo kukugarurira ubuzima. Imana ifite umugambi mwiza wo kukuremera imibereho. Ndagira ngo nkugeze hishurirwa aba bana banza ababyeyi. Imana yambwiye ngo ababyeyi basenge kandi banakore. Nkutangariza iri tangazo, aba babyeyi banza abana babo, Imana yambwiye ngo musenge. Iyo ni Satani ishaka gutandukanya umuryango. Rero nakubwiraga ngo bamaso, kuko n'ubundi imbere y'Imana urimo uragaragara nk'amagufa yumye. Nubwo wakwihagararaho, nawe urabizi ko wasengaga ntugisenga, wari ubizi ko wiyirizaga ntukiyiriza, wari urabizi ko mu bushobozi Imana yagoye wafashaga imfubyi n'abapfakazi ntukibikora, imihigo wahize reka nta kuyihigura. Ubwo rero icyo nakubwiraga, mbabarira ube maso, mbabarira ugubwe neza, mbabarira ineza y'Imana ikomeze kukubaho, icyubahiro cy'ijuru gikomeze kuba mu ruhande rwawe. Ndagira ngo usengere kugira ngo Uwiteka akomeze akundebera icyoroshye kandi asoza umugambi we ku buzima bwawe. Kandi nubwo wagaragaraga nko mu kibaya cy'amagufa yumye, Imana yacyafite ubuzima bwawe mu biganza byayo. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Njye ni Porofete Mazimaka. Ushaka gusengana nanjye cyangwa ufite ibyifuzo bitandukanye, cyangwa hari nk'icyo ushaka kumbaza, wahamagara kuri 0785836609 kuri WhatsApp. Urebe n'iyo nomero iri kuri screen yawe aho ngaho, uraza kuyibona muri taburo kuri screen. Hanyuma umvugishe, usengerwe, ugishe inama, tugufashe. Imbaraga z'Imana zizaba mu ruhande rwawe. Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi kandi y'ubutware, ndasenze kugira ngo ijuru rirebe neza umuntu wese wumvise ubu butumwa. Wari wumvise atangiye umwaka agaragara muri iki kibaya cy'amagufa yumye menshi cyane, ariko hari amahirwe yuko aya magufa yakongera akabaho mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe ntikabure ku bwoko bwawe, abari mu Rwanda, bari mu mahanga, bari muri Australia, bari muri Amerika, bari muri Canada, bari mu Bwongereza, abari Burundi, bari muri Kongo, abari Tanzania, abari muri Australia, ahantu hose, impande zose zigize iyi si, Mana ukuboko kwawe kurahagera. Urakoze, ndagushimiye kuko ukoze ikintu gikomeye ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.